nongeye kubasuhuza mwese mukurikiye Good Samaritan Fellowship. Uyu mwanya ni wa mwanya tutumira abatumirwa batandukanye kandi tubakira n'ahantu heza cyane. Uyu munsi turaganira kuri topic nziza cyane ivuga ngo ibikomere. Hari igikomere ufite mu buzima bwawe, hari igikomere afite, hari n'icyo wa wundi nawe muturanye afite. Ni njyewe Kidumu Eli, umutumirwa wacu ni Padiri Uwingabire Emmanuel. Hari ibyo agiye kudusobanurira kuri topic yacu yitwa ibikomere. Reka tumwakire mu kiganiro cyacu. Murakoze nkuko umaze kubivuga, nitwa Padiri Emmanuel Uwingabire, nkaba ndi umupadiri wa Diocese ya Cyangugu. Yego Padiri, tubaye ikaze kuri Gozaf TV. Murakoze cyane. Yego murakoze. Mbere yo kuganira rero reka tubanze dusenge, twiragize Imana kandi turagize Imana n'abakurikiye iki kiganiro cyacu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nyagasani Imana, tugushimiye umuntu udahwema kutugirira, tugushimiye aka kanya uduhaye, twishyize mu bubasha bwawe kugira ngo tuvuge ibifite akamaro kandi biguhesha ikuzo n'icyubahiro, ari abadukurikiye ari n'abazadukurikira ikindi gihe, bose tubashyize mu biganza byawe kugira ngo uyu mwanya twese utugirire akamaro kandi uduhe kumenya no kubaho tuguhesha ikuzo n'icyubahiro ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri, twongeye kubahereza ikaze mu kiganiro cyacu. Yego, uyu munsi rero dufite topic nziza cyane tugiye kuganiraho. Ni topic ifite intego igira iti ibikomere. Hari ibikomere ufite, hari ibyo na wundi afite udukurikiye. Uyu munsi tugiye kuganira na Padiri kugira ngo atubwire neza ibikomere ibikomere ni ikintu ki, ni biye bikomere umuntu ashobora kugira mu buzima bwe. Padiri, murakoze cyane. Ibikomere umuntu agira, ndagira ngo manze mbitandukanye ibyo tugiye kuganira. Ibikomere umuntu ashobora kugira inyuma ku ruhu n'ibikomere umuntu ashobora kugira ku mutima. Ibikomere tugiye kuganiraho muri aka kanya ni bya bikomere bishingiye ku mateka umuntu yanyuzemo. Ubu ngubu uko umeze, hari amateka meza wagize, hari n'amateka mabi wagize. Amateka meza aba amateka y'ibyishimo, amateka mabi hari ukuntu adukomeretsa, tugakomeza tukagenda, umuntu akajya kubona ugenda ariko hari ikibazo ugendana muri wowe. Icyo kibazo rero ugendana utabashije gukemura ngo wiyunge ayo mateka mabi yakwishe akakujegeza, umuntu atabasha kwiyunga nayo, ayo mateka ne yahinduka igikomere. Ni ukuvuga ngo mu buzima tubamo buri muntu we aho ari afite igikomere ategetswe gukora urugendo rwo gukira. Nk'ubu ngubu dushobora guhura ukambabaza, ibyo ngibyo bibaho, nta muntu ubura umubabaza. Nkakubwira ati urambabaje, ukambwira uti ngusabye imbabazi, ibyo bikarangira. Ariko nshobora kukubwira ngo urambabaje, ukambwira uti nta nicyo uvuze wowe imbere yanjye, akabisuzugura, ngahora ngendana akabazo kuko wambwiye uti ntacyo mvuze. Icyo gihe rero nshaka impamvu, ndi kubona ko ntacyo mvuze mu maso yawe. Birashoboka ko undusha ubushobozi, birashoboka ko uri mu myanya ikomeye cyangwa ufite bene wanyu bakomeye. Njyewe rero ngahorana igikomere ko burya umuntu ukomeye wese ari umugome, ari umuntu usuzugura, ari umuntu udaha agaciro abandi. Najya mbona umuntu ukomeye nkaba nzi ko nanjye ari umuntu uje kuntesha agaciro. Tegero ni igikomere mbangendana. Hanyuma se buriya ni mu bikomere maze kumva ni bikomere bitandukanye. Ni biratandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira ibikomere ni byinshi, kuko twabonye ko ibikomere ari ibintu biva mu mateka umuntu aba yaranyuzemo. Hari ibikomere umuntu agira ataravuka, hari n'ibikomere umuntu agira ariho akiri ku isi, ageze ku isi. Hari n'ibikomere ugira bikazagenda bigera no ku bandi buhoro. Biriya bikomere rero reka duhere kuri bikomere umuntu ashobora kugira ataravuka. Igihe ababyeyi badutwite, umwana ari mu nda, burya ibiba ku mubyeyi we byose bimugarukaho, bimugeraho ari mu nda. Niyo mpamvu buriya badushishikariza ko igihe umubyeyi atwite tugomba kwirinda kumuteza ibibazo, tukamuha
tukamubwira amagambo meza, tukamukorera ibikorwa byiza, kuko urukundo turi guhurira mubyeyi rugaruka rukagera kuri wa mwana umutwite, umwana atwite, bya bibazo dushobora kumutera biragaruka nabyo bigaruke kuri wa mwana. Ubwo rero tukibaza tuti bimeze bite? Turebe umwana uri mu nda, ababyeyi b'abantu, umupapa akajya ahora tuka umubyeyi utwite, akamubwira uri ikigoryi, nta gaciro ufite, ibiki n'ibiki. Wa mugore utwite nawe akavuga ati nta nubwo ari guha agaciro k'uyu mwana ntwite, agatangira gutekereza no kuba yamwica. Biriya byose biragenda bigaruka wa mwana. Uriya mwana razakura azi neza ko adakunzwe. Nka buriya bariya abakobwa bagerageza gukuramo inda rimwe na rimwe ntibikunde bakazabyara, uriya mwana bazi ko nyina yari afite umugambi wo kumwica. Niyo avutse umubyeyi ashobora kubona umwana ajunjamye cyangwa ari umuntu wafunga roho utajya wishima, akibaza ati byagenze bite? Kandi uriya mwana ibyo umubyeyi yapanze gukora byose umwana arabizi. Bivuze ngo iki? Amagambo tubwira bariya abana, amagambo, ibikorwa tubakorera bakiri mu nda, byose biragenda bikabageraho. Nkaguha nk'urugero rero rworoshye, bariya ababyeyi, ngenda bita ababyeyi kuko wabyaye wese ni umubyeyi, bariya twita ngo babyaye ibinyendaro. Bariya abana bavuka ku buryo bw'ikinyendaro, buriya bavuka muri kondisiyo mbi. Urumva nta mubyeyi ujya wishimira ko umwana we atwaye inda y'ikinyendaro. Benshi baranabihisha, iyo bibaye biba ari amahano. Ni ukuvuga rero ya mwana utwite inda y'ikinyendaro yashyitse iwabo baramutuka, bamara kumutuka bakavuga ko asebeje umuryango. Yarangiza akabwira umusore wamuteye inda ati ndatwite, nawe akamwihakana akavuga ati uzabage wifashe. Uriya mwana uri mu nda aba ari kugenda yumva aho agiye hose bari kumwanga. Ababyeyi baramwanze, se wamubyaye aramwanze, noneho rero agafunga amakofi. Nawe rero igihe azavukira ni wa mwana uzasanga umuntu wese wihaye kumubwira nabi cyangwa wihaye kuza, yewe niyo wamusitaraho, ushobora kumusitaraho agahita gukubita ikofi nziza kubera ko abavuga ati n'ubundi nta muntu ushakira icyiza. Hari urugero rwigeze kubaho, umwana wavutse kubwo buryo ajya kubatizwa. Padiri agiye kumubatiza amusutseho amazi, umwana ararakara ahita amucira mu maso. Padiri aribaza bigenze gute, abantu bari aho bose barumira kandi yaje kubatizwa. Bati uyu mwana ni shitani, ni igiki n'amashitani yamufashe. Ariko baje gushishoza basanga uriya mwana atari amashitani. Umuntu abirebye avuga ngo ni roho mbi, ariko ni igikomere yari afite, ko abantu bose bamwanga, yumva ko abantu bose bamwanga. Yaravuze ati iki kigabo kije kunsukaho amazi nacyo ni uburyo bwo kumbuza umutekano wanjye. Yirwanaho. Donc hari ibikomere umuntu agira akiri mu nda. Buriya rero hari n'inama ngewe nyankunda no kugira abasore n'inkumi bagiye gushinga urugo. Hari ukuntu buri ushobora guhemukira umwana uzabyara, umwana wawe w'imfura, ari umwana w'agaciro gakomeye. Hari ukuntu abantu biha gukora ibingibi ngo byitwa ngo na avance, ugashyingirwa utwite. Uriya mwana utwite uramufite, ntuzigera ugira ishema ryo kugaragaza ko utwite, ahubwo ni ikibazo n'umutwaro muri sosiyete mbere y'uko ujya gushyingirwa. Ababyeyi batangiye kugumerera nabi, warangaye ute kugira ngo utware umwana wawe w'imfura ukaba umushyize mu bibazo. Ukazabona umwana wawe w'imfura ni umuntu udakunda se, udakunda mama, kuko azi ko se yamuteje ibibazo kuko atagira gute, atamukunda. Mu nama rero ngira abantu, ugomba kumenya ko igikomere gishobora gukura kikazagira ingaruka kuri wowe, ku wakomeretse, ku muryango no kuri sosiyete. Murakoze. Mu buzima bwa none aha ngaha uko turi muri iyi minsi, ubona nka padiri, reka mvuge ku bakristo bose muri rusange, ubona ari ibihe bikomere bafite? Ngewe yo nitegereje nk'umupadiri, ubu maze imyaka 5 ndi padiri. Mu butumwa nakoze harimo ubutumwa bw'iyogezabutumwa ry'urubyiruko muri diocese. Hari ibikomere nagiye mbona. Ibikomere rero nabonye byinshi ni ibikomere bishingiye ku mateka
twanyuzemo, amateka ya jenoside hariya ni amateka adukurikirana, agakurikirana bariho kiriya gihe, agakurikirana natwe turi kugenda tuvuka. Ndaguha urugero, abana bari gushinga ingo, bashinze ingo mu minsi yashize, bose bavutse muri kiriya gihe cya jenoside, bavuka ku babyeyi bakuriye muri sosiyete irimo ibikomere bikomeye. Urumva niba umuntu yishe papa wawe, umuntu akica mama wawe, ugomba kwibaza, abana benshi bagiye bakura kuki ndi imfubyi, n'abatabaye imfubyi bakibaza kuki papa afunze. Uri kumva, watambuka mu nzira bakavuga ati dore umwana w'interahamwe. Yego ati uriya cya papa we yishe abantu. Uriya mwana ntashobora kwisanzura mu bandi ku kazi kose ari iki, ari umugome. Najya no ku ishuri ntazavuga ngo papa wanjye yitwa gutya, reka da, kubera ko bazahita bavuga bati iso interahamwe. Icyo ni igikomere gikomeye cyo kutabanza kwakira, bibaze kutagira uburenganzira bwo kuvuga aho uvuka. Noneho rero ariko ntitwirengagize n'uriya mwana nawe wakuze yibaza kuki papa wanjye yapfuye. Urumva ibintu yabuze. Dufite abantu batabonye amahirwe yo kubona affection, rwa rukundo umubyeyi aha umwana, ibyo twita keya muri iki gihe. Umwana ari aho ngaho, ntiyabashije kubona keya za papa we, ntiyabashije kubona keya za mama we. Noneho rero mwibaze, umuryango umwitaho, mwibaze najya gushaka, nta mwanya afite wo kwirirwa avuga ngo umwana wanjye nanjye nzabyara, nzamwitaho gute. Ahubwo akenshi bya bikomere yakuranye ashobora kubyitura wa mwana we. Urumva hari ibyigeze kubaho, umwana abwira nyina ati mama, nyina aramusubiza ati nyoko uzamusange mu irimbi. Byumvise numva ni ibintu bikomeye, umwana aje kundeba, ababyeyi ndabahamagara, baza umubyeyi ni koko wabwiye umwana wawe, se koko uyu mwana ni uwawe? Ati ni uwanjye. Koko arambwira ati reka nkubwire, narabimubwiye, nari mfite papa wari kuzampemba, nari mfite basaza banjye bari kuzampemba, bose barapfuye. Ntabwo nigeze ngira ibyishimo byo kubona umuntu aza kumbwira ngo congratulation, felicitation wabyaye. Noneho rero n'umugabo wanjye nawe yifitiye ibikomere, nawe aramenasa, ntesha umutwe buri munsi. Kuba rero narabyaye buri gihe, iyo umwana aje kumbwira ngo mama, akaza kubimbwira ninaniriwe nta n'agaciro, aramubwiye ngo nyina azamusange mu irimbi, kuko n'ubundi nanjye numva narapfuye, nukumbona ariko numva narapfuye. Urumva rero ibikomere biragenda bikakwica. Noneho nongere nkwereke n'izindi ngaruka z'ibikomere. Urumva twagiye twiga, nawe wize wigana n'abana ubona bafite ibikomere ariko ntibamenye ko ari n'ibikomere. Ukabona umwana ari kwiga ashyizeho imbaraga, ariko ugasanga ni nawe watsinzwe. Kubera iki? Hari amateka afite muri we. Ariko hari n'igikomere ashobora kuba agendana atakizi. Nigeze nganira n'umwana umwe muri quartier, ndamubaza nti amakuru, ambwira ati namubaza biragenda ku ishuri, ambwira ati biragenda, ntabwo njyewe buriya hari ikintu nabuze gikomeye. Ati njyewe amanota yose nacyura mpfa kuba nimutse, nta mubyeyi ngira ngo azambaze biroti. Iyo natsinze ntawumbwira ngo felicitation, iyo natsinzwe ntawumbaza ngo ko watsinzwe. Uri kumva? Icyo se si igikomere. Kubera iki? Yabonye abandi bana bafite courage, arababwira ati nimugire courage, nuko mufite ababyeyi bazababwira ngo wenda ka encouragement y'umubyeyi rero umwana ntayabona. Rero dufite ikibazo cy'abana bakuze ari imfubyi. Icyo kiriya kibazo ni ikibazo kizadukurikirana. Yego. Ariko ntitubura no kubivuga nk'abapadiri n'abantu dukorera Imana. Buriya aya mateka hari ibintu bibi yadusizemo, kuko urumva hari abantu bacitse mu nsengero, bacitse mu kiliziya, kavuga ati niba papa yarahungiye mu kiliziya bakamwica, ngo kiliziya nyine sinzajyamo. Akibagirwa ko uriya muntu wishe se atarabitumwe n'Imana. Imana ahubwo kuba yaranakurengeye, papa wawe akaba yarapfuye ariko ukaba ukiriho, hari icyo Imana yakoze. Ariko yari igikomere nyine, tuvuga ati abantu basenga buriya bose ni abagome.
hari n'igihe ushobora kubona umuntu yambaye ishapure akavuga nabi agatukana tubibona muri ya shusho. Akenshi buriya umuntu yakoze ikintu kibi akaguhemukira akagukomeretsa ukumva ntumwakiriye, niyo ubonye umuntu bameze kimwe eka uhita ujugunya. Niba ni wa wundi n'ubundi, niba umusirikari agukoreye ikintu kibi kikagukomeretsa, nuzabona umuntu wese wambaye imyambaro ya gisirikare uzahita uvuga uti ni umugome. Nubona umupadiri waguhemukiye uzajya ubona abapadiri bose ubita abagome. Nubona buriya hari n'abasore bajya banga gushaka kubera ko hari umukobwa wamuhemukiye akavuga ati uyu mukobwa wankoze ibi, abakobwa bose ni amashitani, ni babi, ntabwo nzashaka. ukumva urumva igikomere utewe n'umuntu umwe gishobora kuzenguruka kikafekta abantu bose. Hanyuma tukiri kuri topic yacu y'igikomere na Padiri Emmanuel, ndibaza ngo tumaze iminsi na n'ubu ngubu turacyabirimo ku bintu bijyanye na COVID-19. Muri rusange ubona abantu bafite ibihe bikomere. Muri ibihe bya COVID rero ibintu birakomeye buriya. Ushobora kuvuga ngo ikibazo gihari ni inzara, ukavuga uti abantu barashonje, abantu barahombye, ariko tugiye muri uyu murongo w'ibikomere urumva icyo igikomere gisiga, igituma igikomere kivuka ni amateka mabi cyaguteye wowe ubwawe, ugasanga abaye amateka mabi, ikintu kikurya udashobora kugikuraho wowe ubwawe, ubuzima bukakubihira. Aribyo nababwiye ngo utari wiyunga n'ibyo ngibyo byabaye ubanze ubyakire, uhorana ikibazo. Muri ibi bihe bya corona rero cyangwa iyi minsi tumaze turi kubaho muri ubu buryo, tugiye muri aya mateka turimo, urabona hari ibintu byahuzaga abantu, byahuzaga abantu, ubukwe, iminsi mikuru, imikino. Urumva ubu ngubu barakubwira bati kugira ngo uzashyingirwe wemerewe abantu 30, sibyo? Noneho rero uzabanza wipimisha. Ubu hari abantu benshi babuze ubushobozi bakajya mu kiliziya cyangwa bakajya mu murenge no mu kiliziya, barangiza bakitahira. Akakubwira ati nge nta kibazo, icy'ingenzi nuko ntahana n'uwanjye. Urumva wari nabyita kwikonsora, aravuga ati nta kibazo. Ako burya ntacyo bitwaye, ibinagitwaye. Wese yari yanze kubona ababyeyi abambika ingofero. Uratekereza ko uriya mubyeyi uri kubona atambitswe ingofero, uriya we nta gikomere afite. Niba ari nawe mwana yari afite wenyine ugiye gushyingirwa, uratekereza ko uriya mukobwa cyangwa uriya musore utazabona urungano rwe ruri kumubyinira rumuzanira kado, azaba abuze igikomere. Dore rero icyo bizabyara mu minsi iri imbere, uzajya ujya kubwira abantu uti tujye kuri gurupe runaka dushake kado ya runaka, tuzaha runaka yashyingiwe. Uriya muntu washyingiwe muri ibi bihe kubera ko ntabyo yabonye, azakubwira ati kado si yo ngombwa. Oya ati udafite kado washyingirwa. Uri kumva? Noneho tujyana mu by'umuco, bagati rero tugiye kuzatumira ababyeyi tubabwire ko twakundanye, tugire gute. Bene abantu bari gushyingirwa muri ibi bihe niba uzajya usanga bavuga bati utabibwiye ababyeyi washyingirwa kuko njyewe nakundanye n'umuntu hafunze tutemerewe kujyayo, ababyeyi ntibigeze bamenya ibyacu, twarashyingiwe. Mwebwe se urumva igikomere kiri kugenda gisesemereza iki? Umuco. Ibi bintu biri kuba nubwo tubirengaho, ako ni igikomere dusaba ko abantu bagomba kwemera nyine ko daboro bagomba kwakira amateka. Ntubirenzeho. Ubundi burya ikintu kibi ni bya bindi bavuga ngo irenzaho ryeza ibijumba. Iyo urwaye ugomba kwemera ko urwaye. Ubu turarwaye, turi sosiyete irwaye, irimo indwara yitwa igikomere. Aho umubyeyi abura umwana ntabona amahirwe yo kugira gute yo kumushyingura. Ubu ngubu iminsi izaza abantu nibatabyitondera uzajya usanga
abantu bari kurwara indwara zo mu mutwe maladi psychique kubera kurumva wapfushije murumuna wawe yego ntiwajya kumushyingura kandi ni umuvandimwe rero hari n'ibintu abantu batajya bamenya abantu babaye umuntu yapfuye agapfa uriya muhango bavuga ngo ngiye gusezera umuntu wapfuye burya aba ari uburyo bwiza bwo kumurekura yego ukavuga uti umuntu wasezeye ukamushyingura burya akenshi wemera ko agiye aba ari uburyo bwo niyo tujya mu mihango wo guherekeza abantu tugaha nyir'urugo ijambo tugaha abantu bo muri famiye inshuti ze bagira icyo bavuga ariya magambo bavuga nahita kwidesharije uba uri kugenda wivamo wirekura ukakira ibyahabaye ibaze rero umuntu arapfuye ntabonye amahirwe yo gushyingura abantu be ngo azanababwire nuko yapfushije sibyo ubu dufite abantu benshi bapfushije barashyingura batarakurikiriye ngo bategereje ko korona irangira bajya mu misango ni ukuvuga ngo hari n'abantu ubu ngubu tutazi ko bapfuye kubera ko buryo ikikubwira ko umuntu yapfuye nuko hatangwa amatangazo bakanaguhamagara ngo uze kugira gute kumushyingura tuzaduhura n'abantu rero tubabaze ngo yewe unsuhurize runaka kubwira ati nawe utazi ibyabaye amaze amezi atanapfuye urumva bivuga rero ibi bihe turimo hari ingaruka bigenda bigira kuri twebwe amateka ashobora kugenda adukurikirana umwana wabuze umuntu wo muri famiye ye ntamurekure akazajya akomeza kubaho nk'aho amufite. Hanyuma Padi hari nk'igihe uhura n'umuntu tukiri ku kijyanye n'ibikomere ariko tugana no ku musozi w'ikiganiro cyacu hari nk'igihe ushobora guhura n'umuntu mu nzira ariko wamuvugisha ukabona ntahari yego kandi muraziranye nta kibazo mufitanye buriya ubona ari nk'impamvu ki? Urakoze nabyo nshobora kubihuza n'ibikomere urumva ibyo twahoze tuvuga by'amateka yego umuntu ashobora kubona umusore n'inkumi bari gutemberana kandi we aherutse gutandukana n'uwo babanaga ni umugabo watandukanye n'umugore ni umuhungu watandukanye n'umukobwa bakundanaga bateganya gushinga urugo icyo gihe rero yababonye ahita yibuka nawe abe uwe yakundaga umusore bari yarafite mbere icyo gihe rero ashobora kubihorera bikamujyana nyine ahandi bikamwibutsa ibindi cyangwa se tubare n'umubyeyi uri kubona abana bari gukina aherutse gupfusha burya ahita agenda akibuka ya mateka ushobora kumuvugisha ukabona ntahari kandi hako hari n'ubundi buryo ushobora kubona umuntu ukumva uramukunze cyangwa ukabona umuntu ukumva uramwanze utazi impamvu yabyo wenda ari nk'igikomere tubare njyewe mu byo mbonye umuntu numva ndamwapresiye cyangwa mbonye umuntu numva ntanjemo buriya akenshi nuko abantu batabimenya impamvu yabyo ni ukuvuga ngo hari umuntu usa nawe nahuye nawe angirira neza ishusho y'inguma mu mutwe ku buryo umuntu wese nzabona ujya kumera nkawe icyo gihe nzamukunda hari n'undi muntu ushobora kuba asa n'umuntu runaka akampemukira umuntu usa n'umuntu waguhemukiye umuntu usa n'umuntu wakwiciye umuntu usa n'umuntu watumye ubura akazi umuntu usa n'umuntu wakwirukanishije ahantu runaka iyo umubonye iyo shusho y'umuntu wakwirukanishije cyangwa waguhemukiye kugumamo iyo ubonye umuntu basa rero kamere irabyuka uwo muntu akabihomberamo kandi nta naho muziranye ibikomere ni byinshi cyane nk'uko mwari mumaze kubitubwira hari abantu benshi rero bakurikiye iyi TV yacu ndagira ngo tugana ku musozo muduhe conclusion dufate conclusion ubujyanama mushobora guhereza buri muntu wese ku giti cyiwe aho ari afite igikomere runaka cyangwa se wenda afite inzira ari gucamo abona ishobora kuzamuviramo ibikomere. Urakoze yewe inama ngira abantu buri muntu wese nkuko bajya babivuga iyi si ntikingiye buri muntu wese ashobora guhura n'igikomere icya mbere rero cyafasha umuntu nuko buri munsi agomba gusubira inyuma mu mateka akareba niba ibintu bibi byamubayeho yarabashije kubyakira yarabashije kwiyunga nabyo kuko amateka yose utakiriye mu buzima bwawe amateka mabi akuremereye atuma uhinduka umutwaro w'abandi
wibera ubaho nabi ukabaho wiyanga, ariko wafashe icyo gikomere ukamenya aho urwaye ukivuza urakira nyine. ubwo rero urumva ngomba gusubira mu mateka yanjye nkareba ahantu naba naragiriye amateka mvuna aho ntiyunze nkiyunga. akenshi rero undi muti wo gukira igikomere niba umuntu yarakubabariye yarakubabaje nukubabarira. biba byiza uhuye n'umuntu waguhemukiye mugasabana imbabazi. biba byiza hari ukuntu nyine umuntu agenda abaho agaceceka ibintu akagenda bibika umunsi umwe ikirunga kikazaruka. biba byiza niba ibintu bikubabaje ushaka umuntu wizeye ukabimuganiriza, wa wundi wizera akazakubikira ibanga. nawo ni umuti. ikindi kintu gifasha umuntu wakomeretse cyangwa gifasha buri muntu wese nuko biba byiza burya mu buzima ugize inshuti y'inkoramutima. amateka yose akubaho ukagenda ukamubwira. iyo ugize imana waba ufite umuntu w'umuganga wabizobereyemo akajya agufasha gusubiza ubwenge ku gihe. ariko iyo ubayeho ufite ibikomere utarabashije kubikira urababara pe ukababaza n'abandi, sosiyete ukayibera umutwaro. hanyuma bitumye nibuka kugira akabazo nashobora kubabaza. Bibiliya haba hari ikivuga ku bikomere? Bibiliya cyangwa se Bibiliya ntagatifu, hari igitabo runaka hagati ya Bibiliya cyangwa Bibiliya ntagatifu hari ikivuga ku kijyanye n'ibikomere umuntu ashobora kugira mu buzima? urumva ibyo tumaze kuvuga ni amateka, sibyo? Bibiliya nayo rero ifite ibindi ivuga, ni amateka, sibyo? ntabwo ushobora kuvuga amateka ukuyemo Bibiliya, kuko itubwira amateka y'umuryango w'Imana. buriya rero iyo tuvuze ibikomere tureba na Bikira Mariya. Bikira Mariya niwe wabyaye Yezu akabona umwana we baramwanga. uretse na Bibiliya buriya muri Kiliziya Gatolika iyo tuvuga ibikomere hari aho tureba tukavuga ngo hari ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya. ibyababaje umutima wa Mariya igihe Yezu azimiye, urwo ni urugero. Bikira Mariya ahungisha Yezu bakamujyana mu Misiri, ibyo turabisanga muri Bibiliya, tunabisanga muri iyo shapure. donc Bibiliya ubwayo igaragaza amateka y'abantu, ububabare bagiye bagira muri ubwo bubabare. muri ibyo bikomere harimo ibikomere nyina w'Imana yagize, hari ibikomere intumwa zagize bafungwa, urabona bajya kwamamaza Yezu bakabafunga bakagira gute. biriya byose Bibiliya ntijya kure y'ubuzima bw'abantu tubamo buri munsi. Padiri, reka tubashimire cyane ku kiganiro cyiza tugiranye. Yego, nizere ko ubutaha nitubatumira kuri Gozaf TV muzitabira. Murakoze cyane. icyo nifuriza buri muntu wese ni ukubaho. umusaraba uremera kurusha iyindi niwo nsorezaho. umusaraba uremera kurusha iyindi ni ukutiyakira. buriya umuntu utari wiyakira, utari wakira amateka amubayeho, ntashobora no gukira ibikomere. inzira yose dukora tugana ku mukiro ni ukwakira ibyatubayeho. hanyuma Padi, hari akajambo kakuri ku mutima ushobora kubwira abadukurikiye nyuma yo gufata conclusion ku byo twari turuganira? akajambo k'ubwenge nakubwira ko igikomere ari kibi. igikomere ntikigira umuvandimwe, kigira inshuti. umuvandimwe wawe yakomeretse, umuntu wese wakomeretse yabuze umuganga arapfa. uburyo bwiza rero bwo kubaho ni ukumenya ibikomere bya mugenzi wawe. mbese ubwo akajambo kaganaga ku musozi ukavugaga ngira nkugire, twese turiho. kubaho ni ukubana, ariko ushobora kubaho warapfuye uhagaze, ushobora kuba abantu bakubura ariko warapfuye uhagaze. donc ngira nkugire, numbura ukambura, uzambazwa nkubazwa. ninkubura nzakubazwa, ninkubura ukambura, uzambazwa nkubazwa. akantu keza cyane, akantu keza. yego. mwabyumvise rero mwese mwari mudukurikiye mu kiganiro cyacu. umusaraba uremereye kuruta uwundi ni ukutiyakira. nyamuneka tugerageze kwiyakira kugira ngo twirinde ibindi bikomere n'abadukomerekeje bose tubyongereho. nusanga umuntu yaragukomerekeje, gira ubutware bwo kumwegera, muganire, mukemure ikibazo. hari amateka kuremereye, subirayo, wiyunge nayo, ukomeze neza, uri umuntu muzima wiyubatse, wubatse
bimeze neza. Padiri tubashimire cyane ku kiganiro cyiza tugiranye, kandi nizere ko nyine ubutaha nk'uko mwabitwemereye nitubatumira muzaza twongere tuganire. Urakoze cyane, Imana ikomeze ibagirire neza ubu n'iteka ryose, amen. Yego murakoze.